Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ngo ubuntu n'amahoro biva kuri Kristo bibane namwe. Nitwa Munezero Delice, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ritubwira kwirata. Ese dukwiriye kwirata iki? Dufitiye impamvu yo kwirata? Ese dukwiriye kwirata ubundi? Kuki dukwiriye kwirata? Turayoborwa n'icyanditswe turi busange muri Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 22 na 23. Haravuga ngo Uwiteka avuga ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ahubwo uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Yego, ngo umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ahubwo uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Yego, rero abantu benshi cyangwa twese tuba dufite ibintu biri prideful kuri twe. Tuba dufite ibintu dusa naho twishimira, tuba dufite ibintu bisa naho bitunyuze biri mu buzima bwacu. Ariko ahangaha Bibiliya itubwira ko dukwiriye kwirata ikintu kimwe, ari cyo kumenya Kristo. Kumenya Kristo. Ibi bivuze yuko tudakwiriye gutekereza ibindi bintu ku ruhande, ahubwo icyo dukwiriye kwirata ni uko tuzi Uwiteka. Icyo dukwiriye kwirata ni uko dusobanukiwe, tukamenya ko Uwiteka agira imbabazi, agira kutabera, agira no gukiranuka. Ngiyi imyirato y'abana b'Imana, ngiyi imyirato dukwiriye kugira. Rero abantu benshi iyo duhuye n'abantu bwa mbere cyangwa abantu bashya, iyo binjiye mu buzima bwacu, dutekereza yuko duhita tubabwira abo turi bo, tukababwira CV yacu cyangwa aho dutaha, aho tuba, kariyeri tubamo, ubuzima tubamo. Ibyo rero ntibikwiriye. Icyo ngicyo si cyo cyakabaye cya mbere kugira ngo tubwire abantu. Icyo ngicyo si cyo cyakabaye. Ntitwari dukwiriye guhura n'umuntu bwa mbere ngo dutangire tumubwire family tuvamo, imiryango duturukamo uko imeze, cyangwa aho dutaha, cyangwa uko bimeze kose. Ahubwo dukwiriye kumubwira Kristo. Dukwiriye gutuma feelinga kuri ubwo buryohe buri muri Kristo, nk'uko natwe tufiringa. Dusome gato icyanditswe turi busange muri Zaburi ibice 71. Zaburi 71 turahera kuri 15. Haravuga ngo akanwa kanjye kazabara inkuru yo gukiranuka kwawe. Uyu ni Dawidi yabivuze. Yavuze ngo akanwa ke kazabara inkuru yo gukiranuka kwa Kristo, yo gukiranuka kw'Imana. Ngiye ngubwo ubuzima dukwiriye kubamo. Dukwiriye kubaho twumva iminwa yacu, twumva imibereho yacu, dukwiriye gupresentinga, dukwiriye kugaragaza Kristo, dukwiriye kugaragaza gukiranuka kw'Imana. Akanwa kanjye kazabara inkuru yo gukiranuka kwawe n'agakiza kawe umunsi wira, kuko ntazi umubare wabyo. Mu by'ukuri ntituzi ngo Imana ikiranuka ku kigero kingana iki. Imana ikiranuka ifite ubutabera bungana iki. Oya, niyo mpamvu dukwiriye kubivuga umunsi ukira. Dukwiriye kuvuga kutabera kw'Imana, dukwiriye kuvuga gukiranuka kw'Imana igihe cyose. 16 yaravuze ngo nzajya aho uri mvuge imirimo ikomeye umwami Uwiteka yakoze. Nzavuga gukiranuka kwawe wenyine. Aho ngaho yavugaga Kristo, Imana. Mana, ni wowe wanyigishije uhereye mu buto bwanjye ukageza none. Ndacyavuga imirimo itangaza wakoze. Mana, ntundeke kugeza igihe nzamera imvi z'ubusaza, ntarabwira b'igihe kizaza iby'amaboko yawe, ntarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Mana, urugero rwo gukiranuka kwawe
rugera mu ijuru. Ni wowe wakoze ibikomeye Mana, ninde uhwanye nawe? Ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye. Uzagaruka utuzure, utuzamure, udukure ikuzimu. Ugwire neza gukomera kwawe, uhindukire, ungwire neza gukomera, uhindukire umare umubabaro. Nanjye nzagushimisha Neberu, Mana yanjye, nzashima umurava wawe. Ni wowe nzaririmbira ishimwe, mbwira inanga, uwera w'Abisirayeli we. Iminwa yanjye izishima cyane ubwo nzakuririmbira ishimwe, n'ubugingo bwanjye wacunguye buzishima. Kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe umunsi wira, kuko abashaka kungirira nabi bakojejwe isoni bamwajwe. Ego, ngiki gikwiriye kuba isengesho ryacu, ngiki cyo dukwiriye kwirata, ngiki cyo dukwiriye kujya tuvuga. Ngiyo umwirato wacu nuko tuzi Kristo. Dukwiriye kwirata mu cyimbo cyo kwirata ibyo dutunze, mu cyimbo cyo kwirata ibyo abo turi byo. Dukwiriye kwirata Kristo tuzi, tugatuma n'abandi bamumenya. Twibuke inshingano ikomeye dufite, niyo gutuma abantu bamenya ubutumwa bwiza, niyo kugenda mu mahanga yose tukabwiriza ubutumwa bwiza, abemeye bakihana bakabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Matayo 28:19. Rero dukwiriye kugendera kuri icyo cyanditswe, tukagihuza n'uyu mwirato wacu. Dukwiriye kwirata ko tuzi Kristo, dukwiriye kwirata ko amaraso ya Kristo ari kuri twe. Twarangiza tukabisharinga n'abandi kugira ngo nabo bagire uwo mwirato, kugira ngo nabo birate ko bamaze gusobanukirwa Kristo wari, kugira ngo nabo birate ko bamaze kumenya Imana iyo ari yo, kugira ngo nabo birate ko binjiye mu mubare w'abana bayo. Rero ndakwifuriza kugira uwo mwirato, ndakwifuriza kugira uko kwirata, ndakwifuriza kugira uko kwiyumva kuri umwana wa Kristo, kuri umwana w'Imana, kukwiriye kuba mu buzima Imana ishaka kubaho. Kandi ndagusaba Imana igushoboze, ndagusabira ngo Imana igushoboze ubwo buzima ubayemo bushimwa n'Imana, kuba uri umwana w'Imana, kuba ubayeho mu buzima bwo guhimbaza Imana, bitume bigushyire mu mutima nk'uwari muri Kristo, bwo gutuma n'abandi bamenya iby'Imana. Ndagusabira cyane, ndakwinginga ngo nawe usabe kugira ngo Imana ize mu mutima wawe, Kristo yongera gukoreremo. Ijambo ry'Imana muri Yohana, Kristo yaravuze ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye. Nguko kubahisha Imana nyakuri dukwiriye kubaho. Dukwiriye kubaho mu buzima bwo kubahisha Imana, turangiza inshingano ikomeye Imana yaduhaye gukora. Amen.